Emmanuel ishimye Imana kuri cano ubwiru mwese ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu umucunguzi n'umwami wacu. Dusangire ijambo ry'Imana. Umutwe w'ikiganiro uravuga ngo amabanga akomeye yagwishuriwe. Tutangire dusoma mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere kuva ku murongo wa 24 kugera ku murongo wa 27. Ni amagambo yanditswe n'intumwa Pawulo. Haranditse ngo none nishimiye amakuba yanjye yo ku bwanyu, kandi byasigaye ku byo Kristo yababajwe mbishoje ubwanjye mu mubiri wanjye kubw'umubiri we ari wo torero. Iryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu, kugira ngo mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose, ari ryo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo. Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Ngo ubwo bwiru ni Kristo uri muri mwe, ngo kandi ni ibyiringiro by'ubwiza. Dusubiye inyuma ku murongo wa 26 baravuga ngo ari ryo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ngo ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo. Ubwiru ni imvugo ikoreshwa ibwami nk'uko Yesu ari umwami. Abiru bari abajyanama n'abanyamabanga akomeye b'umwami. Ubwiru rero yabaga ari amabanga akomeye y'ibwami atagomba gusohoka. Ibyanditswe byera biratubwira ubwiru bukomeye cyane. Ubwiru ngo bwari bwarahishwe kuva kera, ariko ubu bukaba bwarahishuwe, kandi ngo muri ubwo bwiru harimo ubutunzi bw'ubwiza bwinshi. Ubwiru bivuga ibanga rikomeye, ibanga ryavuye ahakomeye. Ubwo bwiru ni Yesu Kristo muri wowe. Iyo urebye mu isezerano rya kera ubona ko umwuka w'Imana yazaga ku bantu ariko akongera akagenda. Imana yagendereraga abantu. Kugenderera umuntu ni ukugenda ukamureba, ariko hakagira igihe usubira aho waturutse. Muri Zaburi ya 8 umurongo wa 5 Dawidi aragira ati, umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera? Dawidi inshuti y'Imana cyane hari aho yageze aratangara cyane, atekereje gukomera kw'Imana n'ukuntu ihoza umwana w'umuntu ku mutima kandi ikamugenderera, maze bimutera kwibaza impamvu umuntu ugaragara nk'aho aciriritse, umuntu udatungana, umuntu upfa vuba, umuntu ufite icyubahiro hafi ya ntacyo ugereranyije n'icy'Imana, ariko Imana ikamuhoza ku mutima cyane kandi ikamugenderera. Ariko hari ubwiru bwari buhishwe. Ubwo bwiru ni uko kuva kera cyane Imana yahoranye umugambi wo kuba muri wowe, igatura muri wowe, igatekereza muri wowe, ikavugira muri wowe, igakorera muri wowe. Umugambi wo gutura mu mwana w'umuntu ni igitangaza gikomeye cyane kitagira ikindi bisa. Ubu buntu bukomeye ni impano idasanzwe. Imana no gukomera kwayo gutura muri wowe, igatura muri jye. Imana yacu ishimwe cyane. Imana y'imbabazi, Imana y'ubuntu bwinshi ihabwa icyubahiro. Abakorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa 9 haranditse ngo koko twebwe Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Ngo namwe mukaba umurima w'Imana mukaba n'inzu yayo. Hari amakuru Satani adashaka ko tumenya, adashaka yuko twizera neza. Ndashaka ko uyu munsi umenya ko Imana yagize umugambi wo kugira inzu yayo kuva kera. Akira Yesu maze ugire ubwo butunzi bukomeye cyane muri wowe. Umuririmbyi yaravuze ati, mfite ibanga ryo mu mutima, Yesu umwana w'Imana ari muri jye. Aravuga ngo iryo ni ryo banga ngendana. Ese wowe iryo banga urarigendana? Niba utarigendana nagira ngo nkubwire yuko wahombye cyane, warahombye cyane. Ese wowe wamenye iryo banga?
ujya urizirikana ukagenda nk'utwaye ibanga rikomeye. Yesu umwana w'Imana ari muri wowe. Maze Pawulo wigeze gutoteza abagendana n'iryo banga, amaze kurimenya ararisobanukirwa neza kugira ngo abashe kurisobanurira abandi. Mu gitabo cy'Abagalatsiya, Paul aragira ati, Abagalatsiya ibice 2:20, Paul aragira ati, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Haleluya. Ngo yabambanywe na Kristo, ngo ariko none ariho. Aravuga ati, nyamara ntabwo ari jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Iyo dusomye mu Befeso ibice 2:13 tukongeraho 22, haravuga ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Ngo mwebwe abari kure kera ngo mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. None umurongo wa 22 ukavuga ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ngo kugira ngo tube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ese ujya utekereza yuko wubakanywe na Kristo kugira ngo ube inzu yo kubabwamo n'Imana? Ibaze icyo kintu gikomeye, ibaza ku gaciro gakomeye. Ni ukubera iki Imana igushaka wowe nk'umwana w'umuntu kugira ngo ube inzu yo kubabwamo nayo? Ngo kugira ngo ube inzu yo kubabwamo n'Imana. Nibyo koko Imana iradushaka, ariko twebwe turayikeneye. Nk'uko ubuzima bw'ikimera buba mu butaka, nk'uko ubuzima bw'ifi buba mu mazi, niko ubuzima bwawe buba mu Mana. Nta Mana nta buzima. Ushobora kubyemera, ushobora kutabyemera, ariko wabyemera utabyemera nuko biri. Tudahari Imana ihoraho, ariko Imana idahari natwe ntituriho. Uyu munsi nagira ngo nongere nkwibutse iri banga. Imana ishaka kuba inzu yayo, maze ukagendana nayo aho ujya hose. Niki cyaguhangara Imana iri muri wowe? Utekerereza muri yo, ukavugira muri yo, ugakorera muri yo. Abakorinto ba 2 ibice 2:15 haranditse ngo kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Ngo kuko turi impumuro nziza ya Kristo. Uri impumuro nziza, ariko impumuro itari yawe, ahubwo impumuro ya Kristo. Ngo turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana. Nukuvuga ngo muri Kristo muri twe ahumura neza ku Mana. Iyo Kristo ari muri twe ahumura neza ku Mana, natwe tugahumura neza. Nta kindi cyaduha gusa neza imbere y'Imana, nta kindi cyaduha impumuro nziza imbere y'Imana ndetse n'abantu, uretse kugira Kristo muri twe, maze impumuro ye iri muri twebwe igahumura, igahumurira Imana, igahumurira n'abantu. Ngo nuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana. Abo ni abafite Kristo muri bo. Turangize twibaza dutya, ese Yesu yamaze kubona ubuturo muri wowe? Dore ari ku rugi arakomanga. Inshuti mwene data, ndakwinginze mukingurire none umwakire, koko hari ubwo bitazashoboka. Ese we wamwakiriye? Iryo banga ufite ujya urizirikana ukarigenderaho, ukitwara nk'ufite Kristo muri wowe, ukareka impumuro ye igasohoka. Inshuti y'Imana, ibuka icyo ufite muri wowe. Abakorinto ba mbere ibice 6 kuva ku murongo wa 19 kugeza ku wa 20 haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ngo kandi ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge, ngo kuko twaguzwe igiciro. Icyo giciro twaguzwe ni Yesu Kristo umwana w'Imana, ni amaraso ya Yesu.
ngo kuko twaguzwe igiciro, ngo nuko rero ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge, ngo dutume ngo imibiri yacu ngo ihimbaze Imana. Ndashima Imana cyane kubw'ijambo ryayo. Wowe riteye gufata umwanzuro mwiza, Imana iguha umugisha kandi ikuzuze ubwiza bwayo, ugendane nabwo aho ujya hose. Yesu Kristo umwami w'amahoro, Yesu Kristo inzira n'ukuri n'ubugingo, yuzure muri wowe, yuzure mu buzima bwawe. Murakoze, Imana ibane namwe. Amen.